Uyu munsi tugiye kuganira ku nkomoko y'urupfu rw'umuhanzi wari igihangange ku isi hose ubu nta wundi Michael Jackson abenshi bakundaga kwita umwami wa pop. Michael Jackson yavutse tariki 29 z'ukwa munani 1958 aza kwitaba Imana ku itariki 25 z'ukwa gatandatu 2009. Ngiyi inkomoko y'urupfu rwa Michael Jackson utabasha kumenya muri benshi, byose bijya gutangira byatangiye ku ngo bita Dr. Mari. Dr. Mari yari umugabo w'imyaka 56 yatuye mu mujyi wa Las Vegas aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr. Mari yari umugabo wakundaga kuryoshya amafaranga ye menshi yaspendingaga mu tubyiniro twa tubyiniro tw'abakobwa babyina bambaye ubusa, akakora ibishoboka byose kugira ngo akomeze kwigarurira imitima yabo, yaba abagore yaba abakobwa, no kugira ngo akomeze kubona ko ari umuntu w'igitangaza. Gusa nyuma y'ibyo byose Dr. Mari yaje kwisanga yabyaye abana babiri mu bagore batandukanye, kandi yari afite n'amadeni menshi muri banki, aho yari amaze kugera 700,000 by'amadolari. Ayo niyo madeni yari afite muri banki, afite izo nshingano zo kwita ku bana yabyaye, afite kwishyura ayo madeni yo muri banki. Dr. Mari rero nyuma mu mwaka w'2009 yaje guhamagarwa na telefoni idasanzwe, aho yaje guhamagarwa na Michael Jackson. Byabereye ibintu bitangaje cyane kuva ko Michael Jackson yaguhamagara nk'umuntu wari igihangange ku isi, byaramushimishije cyane, mubera nk'inzozi kuri we. Gusa none wakwibaza impamvu yateye Michael Jackson guhamagara Dr. Mari. Hari mu mwaka wa 2009, icyo gihe Michael Jackson yamaze kugeza imyaka 50, yarimo kwitegura ibitaramo bye. Umva ntabwo yakibasha gukoresha imbaraga nk'izo yari afite imbere. Abenshi bamuzi Michael Jackson umuntu wakoreshaga imbaraga cyane, icyo gihe ntabwo yakibasha gukoresha imbaraga nk'izo yari afite imbere, kandi n'ubuzima bwe ntabwo bwari buhagaze neza. Akaba ariyo mpamvu yari akeneye umudogiteri we bwite ukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, harimo no gukora imyitozo myinshi kugira ngo ibitaramo bye bizagende neza. Gusa Michael yamaze imyaka 10 nta bitaramo akoresha. Wakwibaza impamvu yamuteye gutegura ibyo bitaramo kandi n'ubuzima bwe butameze neza. Michael yari afite ideni ry'amafaranga arenga $500,000 z'idolari, bityo akaba ari impamvu yamuteye kongera gutegura ibyo bitaramo nyuma y'imyaka myinshi adakora ibitaramo. Tugaruke nyuma hagati wa mudogiteri Dr. Mari yaje kuvugana na Michael Jackson. Michael Jackson amwemerera kuzajya amuhemba $150,000 by'idolari. Nyamara Dr. Mari byaramushimishije cyane nk'umuntu wari umaze kugira inshingano nyinshi. Nuko Dr. Mari yatangiye kubana na Michael Jackson. Gusa dusuye inyuma yaho gatoya, Michael Jackson mu ndwara yari arwaye indwara yo kubura ibitotsi, ariyo ingingo nyamukuru yatumye avugisha Dr. Mari ngo azamufashe amubere umudogiteri wihariye. Ariko bakaba barigeze gukora surgery. Michael Jackson mwese murabizi, hari umuti bamuteraga, ako umuti ni wo ni nk'ikinya wo gusinziriza bari kugukorera surgery, bayita propofol. Noneho Michael Jackson asaba Dr. Mari ko uwo muti yajya bamutera kugira ngo asinzire. Dr. Mari nawe nkaho yamuhakaniye nk'umudogiteri ubizobereyemo, ahubwo kuko we yarakurikiye inyungu ze z'amafaranga, aramwemerera ko azajya bimukorera umutarabashaka, akajya bamutera buri joro kuko agiye kuryama, akamutera uwo muti buri uko Michael avuye mu myitozo. Byajya nijoro akamushyira umuti muri serumu, akamutera Michael agasinzira. Ariko mu by'ukuri uwo muti ntabwo wagenewe ibitotsi, gutuma ubona ibitotsi, ahubwo uwo muti umeze nk'ikinya, niwo bagutera. Uwo mudogiteri rero yakomeje kujya gutera Michael buri joro uko agiye kuryama, uko avuye mu myitozo, agiye kuryama akamushyira muri serumu. Nyuma y'amezi 2 Michael yumva afite n'izindi ndwara, yari yakoresheje indi miti. Noneho bigejeje nijoro, Dr. Mari amushyiramo wa muti propofol, amushyira muri serumu, yigira mu buryo ajya kuri mashini, ajya kuganira n'abantu bari bashinzwe insurance ya Michael Jackson, bamubaza ukuntu bimeze, amaze ubuzima bwa Michael ukuntu bimeze, akajya babeshya babwira ko ubuzima bwa Michael buhagaze neza, nta kibazo, ameze neza, akamukurikirana ijoro ku rindi. Nyine arababeshya kuko we icyo yari yitayeho n'amafaranga, ibindi byose nimubaza nta na kimwe yashaka kumenya. Icyo ashaka n'amafaranga no kuba yitwa umudogiteri w'umuntu ukomeye w'igihangange ku isi, w'umuntu w'umuhanzi ukomeye ku isi. Ibyo nibyo byamuteraga ishema, ibindi numubaze, ibindi by'ubuzima bwa Michael ntabwo ashaka kumenya. Akomeza kubabeshya gutyo, avugana nabo kuri ko ababwira ameze neza, nta kibazo, yiteguye ibitaramo, rwose ubuzima bwe buhagaze neza. Nyuma birarangira, akomeza kuvuga
yongera kuvugana n'abakobwa yari afite abakobwa benshi bakavugana nabo, yari umugabo ukunda guhura mu bakobwa n'abagore, ajya kuri ayo makuru hashira hafi nk'isaha n'igice, nk'isaha umutima wahagaze. Nyamara Dr Maria yahise ahamagara abarinzi be ababwira ibibaye arabereka, ariko abasaba kutihuta guhamagara ubutabazi, ahubwo babanza bakarindira agahisha bya bimenyetso, agahisha ya miti yajyaga akoresha kuri Michael Jackson. Nabo baramwumvira, afashe imiti yose, afashe buri kimenyetso cyose arabanza aragihisha, ubundi babona guhamagara ubutabazi bw'ibanze. Mu kuhagera rero birukankanye Michael kwa muganga, ako already bagiye kumugezayo Michael yashizemo umwuka. Ubundi babona guhamagara ubutabazi aribwo 911, gusa Michael bamugejeje kwa muganga byarangiye atagihumeka, bigaragara ko yaramaze isaha imwe yose ashizemo umwuka. Nibwo ibinyamakuru byatangiye gutangaza inkuru mbi ko Michael Jackson ashizemo umwuka. Abafana barababara cyane, bose bari baguze amatike biteguye kujya mu gitaramo cya Michael Jackson, bose nyine birabacanga. Gusa nyuma baje gusuzuma umubiri we basanga afitemo wa muti wa propofol mwinshi cyane mu mubiri we. Nibwo bahamagaye umudogiteri bamukurikiranaga ari we Dr Marie. Dr Marie yaje kwitaba urukiko ahakana buri byaha byose aregwa, abitera utwatsi, anemeza ko ndetse nta ruhare na rumwe yigeze agira mu rupfu rwa Michael Jackson. Gusa yaje guhamwa n'icyaha cyo kwica atabigambiriye, anahanishwa igihano cy'imyaka 6 muri gereza. Kera kabaye Dr Marie yaje gufungurwa, akigera hanze 2016 yaje gusohora igitabo yitiriye rwa rugendo rw'ibitaramo bya Michael Jackson yari yarise This Is It. Dr Marie asohora igitabo nawe akitiriye urwo rugendo rw'ibitaramo bya Michael Jackson This Is It. Icyo kintu cyaje kubabaza abafana ba Michael Jackson cyane, kuko yarimo kuvuga yuko nta ruhare na rumwe yigeze agira mu gupfa kwa Michael Jackson, ahubwo akajya abishinza abandi. Ibyo bintu byashenguye imitima myinshi y'abafana ba Michael Jackson. Ahangaha ni Dr Marie ni Michael Jackson. Abafana biwe bamaze kumva inkuru y'ukuntu atakiri mu mubiri, kandi benshi bari bamaze kugura amatike ari benshi, ko Michael Jackson ni umuhanzi wari ukunzwe cyane. Niyo mpamvu bari bamwitiriye ko ari umwami wa pop. Nta wundi muntu yagereranywaga nawe muri iyo njyana ya pop. Abafana birababaza cyane, bari baramaze gukatisha amatike. Michael Jackson apfa urupfu rutunguranye mu bintu batari biteguye. Umva ntabwo yigeze arwara indwara ngo batangaze ko Michael Jackson yaba afite wenda nk'ikibazo, ahubwo nk'umudogiteri wamubaga hafi akurikirana ubuzima bwe niwe wakunze gutangaza yuko ameze neza, n'abamanaginga insurance ziwe nabo bakabwira abafana yuko Michael Jackson yiteguye ari gukora ibitaramo, ariko ubuzima bwe mu by'ukuri budahagaze neza. Uko urugendo rwa Michael Jackson uko rwagenze ku isi, uko kuno abafana baga bamwishimiye yakoresheje ibitaramo. Imana ikomeze muhirire kudashira. Ciao ciao.